kuki ababyeyi bishe bakibazima ko umukobwa yatubwiye ko bahara ariko bagiye buri wese yagiye mani iyo umuntu urumva akukwamye akagukatira umufata nkaho adahari mani niyo mpamvu ngiye mbivuze uko nguko uvuze ngo barapfuye reka ubwo barapfuye mani iyo umuntu nyine akuretse akagenda nawe ukanamuburira irengero ese uwo muntu ubuze wamubarisa niyo mpamvu ugomba kuvuga uko nguko mani so ahantu nakujanye umuntu araho yari yagucumbikiye nk'iminsi nk'ibiri cese umwe byaje kugenda gute kano kanya byifashe gute ese yarakuretse nyene ngukomeze habaye mu gihe ugishakisha canke hari bindi byabaye ya ahantu wanjanye umuntu yambereye umubyeyi yarakomeje kumfasha nyine urabona ko n'ubwo umeze neza ntabwo ari nka kwa kundi nyine mutsanga hariya mu ishyamba WhatsApp shoboy murundi or special pirate ntinama muga mu itagati katetswe imana gade nubwo muyaga metisha original nkuko nabyemeje ikenge ku muriro nagukura reka nkomeze ngushimire wakoze subscribe kuri Gari 250 nawe utarayikora yikore kugira ngo bashe kubana natwe 5 nawe utarazacinga ngo urebe ngo Murundi TV ni iki Murundi TV sacinye kuri YouTube kugira ngo bashe kunyereka urukundo uri mu Burundi muri Amerika ndetse n'ahandi hose nkomeza nkubwira ngo Imana ikomeze ikuzigame ikomeze iguhimigisha ikomeze hezagire akazi kawe ka buri munsi hezagire imirimo yawe buri munsi ihaze ibyiyumviro byawe wowe ufise umutima w'urukundo ufise umutima wo gufasha Imana ikomeze gukubire mu byo ufise wowe ufise itafari ushira ku muntu runaka umwe canke se uwundi umuntu ufite ikibazo runaka canke se umuntu babaye Imana ikomeze gukubire gatano ku byo ubasha kuba ufasha uwo muntu nkubwira ngo iyi saha y'amaginga hano turi kirere kimeze nabi tu masaha ya nimugoroba nimero yanjye ni yandi iri muri screen mvugisha kugira ngo tubashe kubana 5 niyo iri muri screen yawe kurareba ikirere turimo masaha nimugoroba yo mu Rwanda sinzi nge muri Amerika cese n'ahandi bihe muri comment urambwira nkubwira ngo sinjya ndohoka kubabwira ko muri abanjye bene wacu abavandimwe nkomeza no kubashimira muri bamwe mufite ibintu mwamfashije bari muri Amerika umane n'ahandi hose umukobwa turi kumwe nawe ndakeka mwamubonye hari ibyo mwabonye bidashimishije bibabaje cyane nubwo nanjye nahasenze kari mujama yenda kunkubita amatafari gusa Imana yarabaye amatafari nago yankubise cameraman yaramfashije cama birangira nyene nibyagenze neza kare ntibyagenze nabi gusa bibabaje cyane ko umwana w'imyaka 10 n'ingaye yishi ari Mwishyamba agasanga undi mukuru we nawe ibimogi n'ibitaye byaramwishe nko gwaruka sivyo bintu twakwiye kubamwo by'ibitabe n'ibiki twakwiye kuba turi abantu twifuza hazoza hacu twifuza kazoza k'imiryango yacu nakazoza k'imiryango natwe tuzavyari zadukomokaho umukobwa turi kumwe mwaramonye Mwishyamba ukuntu byagenze n'abarandiriye jewe byabaye ngo ko mutipe musaza wenda mureka kagenda ko yadusaranye umukobwa nabwo ati nago twagusiga Mwishyamba nubwo nta rufise kujana ariko vayo kabisa turajana tumujana ahantu bamuha icyo kurya tumujana ku mukobwa araho tuziranye nagati umwana mudufashize basumurazi rimwe canke se kabiri aravyemera aramuraza muri se kabiri ariko nawe yamuraje nawe ngo ntibiko biragenda neza urabizi ubuzima bw'ikigena bwo ari hata reka nanjye ndamuha ikaze ko kano kanya ndeba afite akuka ko kutuganiriza anatwibwire urahawe ikaze ku Kigali 250 umeze ute ngo mwakoze urongeho kajwi gake banje gusoza nyine abadukurikiye hirya no hino ko haba mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa bari inyuma yacyo yakajwi wongereho gake yego nkaba nari ngarutse rero amakuru yawe se kwanza urumva umeze ute kano kanya muri wowe amakuru ni meza meze nyine ndashima Imana kuba nyingejeje no magingo yanga nkihumeka umwuka w'ubuzima kuko murabizi igihe mwambanaga nari meze nabi cyane pe ubwo rero nkaba ngarutse nje kubabwira ko urabasha kuza kuvuga uriya muri kamera canke se wegeze umunwa hafi ya mikoro kugira mikoro ibashe kuduha amajwi ndi kubona hano hari urusaku rwinshi so ahantu nakujanye umuntu araho yari yagucumbikiye nk'iminsi nk'ibiri cese umwe byaje kugenda gute kano kanya byifashe gute ese yarakuretse nyene ngukomeze habaye mu gihe ugishakisha canke hari bindi byabaye ya ahantu wanjanye umuntu yambereye umubyeyi yarakomeje kumfasha nyine urabona ko n'ubwo umeze neza ntabwo ari nka kwa kundi nyine mutsanga hariya mu ishyamba aracyamfashije na n'ubu ngubu nta kibazo mfite
yego ntago ajya agaragara mu yindi sura. Ndabizi Kigali biragoye cyane, Kigali umuntu gutunga undi ari bumugaburire ari bumwishurira kuryama no kwambara n'ibiki biba ari insazi. Gusa hamaze iminsi mike cyane, ariko ndi gusaba abantu bacu uriya kubona ucumbitse nabyo si sawa. Gusa abantu bacu bakomeza bashema akabaraga kabo, abandi banafite umutima w'urukundo n'abashema akabaraga kabo, duterateranye tubaraga nk'uko twese turiko turakoresha imbaraga. Umwana w'umukobwa abe yabona umuryango abamo, canke se abe yabona wenda ubundi buryo bumwe canke se ubundi yabasha kubaho, wenda nko gukodesha. Imyaka ufise wemereye kuba wakodesha akagete ko kubamwo mu gihe uri bubone icyo kurya. So kubera iki wafashe umwanzuro wo kumbwira ngo mbabarira umamagarira umusaza wanjye ndi kumuhamagara akanga kumfata? So uri guhamagara ukoresheje, uri guhamagara telefone ukamagara akagufata byanyavyo? yego ari kwanga kumfata naguhamagaye. Ndavuga nti wenda nagira amahirwe nyine uwo ukamuhamagara akaba yakongera akagufata, akaza nkamubwira nyine ko bya bindi nyine nanze ko tugurisha iriya mitungo yo mu rugo nabivuyemo, twayigurisha nta kibazo ngiye nkasubira mu rugo, kuko kugoma nyine. Kubera iki wafashe uwo mwanzuro? Abantu bacu ndakeka murabibonye ko duhinduye location, yabona muko murabona batwaye turi naho turi kano kanya ntabwo hariko harasa. Imvura yariguye tavuga ati katwiye muri byicaro twicara ahantu tutari bashe kunyagirwa. So nariko ndakubaza ngo kubera iki wahise mu gufata umwanzuro kuvuga ngo mu Rundi ndashaka kumfasha gushaka uriya mu bro wanje, ndashaka ko wongera kunzana uriya mu bro wanje, nkaba basi namwemerera ibyo yifuza ariko akandika nkasubira mu rugo kandi imbere ari wabyanze. Kubera iki nafashe uwo mwanzuro akamikoro hafi naho ndi ntabwo norohewe. Yego naho ndi ntabwo norohewe, naho navuye naho nagiye, niyo mpamvu nafashe uwo mwanzuro. Cyeko urabona uburyo mfasha akamikoro uburyo ndi kukavugiraho binkorera kuko hari urusaku rw'ishano turi. So byagenze gute se ko wari wambwiye ngo nta kibazo? Hari ubuntu bw'utugambo se ajya azana ku minsi 3 yonyine hamaze? Iminsi 3 mamaze ntabwo norohewe, ndarya bakabinturira ngo ndarya, ntabwo n'ibyo nakore, ntabwo n'ibyo navunikiye. Uri kujya utavunitse? Mbese ntabwo norohewe kabisa, ntabwo norohewe. Niyo mpamvu rero nafashe uburyo ubona ko nawe yakwirukana canke bavugisha amagambo buriya mu gihe ufise ikibazo uzatinye intambara y'amagambo. Abari akomeje mba mbona bikomeje cyane, kandi ngiye ntabwo nabasha kubaho kuriya. Ndemera nsubire mu rugo, umusaza wanjye nibikunda ukaba wamumpamagarira akakwitaba. Ari insabyanka. Ese ubona nko kubaho mu buzima bwo kuba wenda waba muri ghetto wabishobora? Wenda hakageze nko mugira neza avuga ati ko umusaza yagutereranyije ukaba n'undi kuraraguza ari umwana w'umukobwa ukiri muto, ndifuza kukwishurira ahantu ho kuba noneho nkanakwishurira n'ishuri ugasubira ku ishuri. Byo ni wabishobora? Njye nabishobora rwose pe, ariko icyaba cyiza kurusha nuko umusaza wanjye yemeye akampa imbabazi, byaba byiza kurusha pe. Ariko no kwibana kumva wabishobora? Si ubundi niwe menyereye imyaka mubanye na musaza muri babiri, ubundi si wari uri umutwe w'urugo? Bitewe n'ubuzima ntabwo yananira pe, nakwihangana nyine nkayibamo, ariko ubuzima bugakomeza. Nungize n'Imana nyine nkakomeza, nkajya andi mahirwe nyine nkakomeza amashuri yanjye, urumva byaba ari akarusho. Komeje amashuri byaba ari akarusho. Ubwo ibibazo ni byinshi cyane kubona ko amashuri n'ibiki, dore ko ababyeyi nabo ngo babataye. So umusaza wawe kerera mutipe nabonye adashoboka ko n'uriya munsi nakoze ibishoboka byose sinagusiga mu ishyamba, kandi nanjye ntako narindi nta n'ikintu nari mfise, ariko yarahabuze telefone gato nari mfise, yarakanyatsa arakajyana kubera bitabe yasinze ngo namwemereye 5 ngo nago yoncika ngo ibiki n'ibiki, ndamureka arakajyana agafone gato nari mfise ko guhamagara nini yarafise ndo kwimena atoye uyenga yimena. Ubwo urumva no musaza sinamubara nk'umuntu muzima. Hama uko ndeba wambaye neza gize ujya kuvayo yari yaguha impuzu zo kwambara, imyenda yo kwambara. Musaza wanje ubwo twayirukanaga nakubwiye ko yafashe nyine utwenda duke twanjye n'udukoresho nyine duke, agafata ka envelope akadushyiramo akakanjugunyira, kugeza n'ubu rero nitwo nkifashisha.
kuva umusaza wakwirukanye kugeza ino saha ni igiki wibuka ukavuga ati Imana zimfashe icyo kintu cyambayeho n'icyongere kumbaho? ikintu nibuka ni ijoro rya mbere ribe uwo munsi yanyirukanye nkahura nyine n'abatipe batatu bakambwira ngende bajye kuncumbikira. iryo joro naraye nabi cyane nyine bashaka kumfata ku ngufu uretse ko ari Imana nyine yantabaye ntabacika. Rijya shamba waraharaye umunsi wa mbere wa kabiri nta bisimba cyangwa se inzoka byakunyuze hejuru n'abajura n'ibiki cyangwa warabibona ukabura ukugera ukihangana? sinzi nimba iyo uri mu bibazo nta n'ikintu ubona. sinzi iyo uri mu bibazo ko nta kintu uba wikanga mbese njye nta kintu nta n'umunsi umwe ugeze ubona nk'abajura cyangwa se ibimbwa cyangwa se ibisimba bindi? nka rijya shamba nabonye riteye ubwoba nanjye ubwanjye ntabwo norirara muri iriya shamba kabisa. yego abantu bo narababonye. yego narababonye kuko bari abantu bakubwiye ko nyine hari umwana uri mu ishyamba. hari akayira nyine kari hepfo ubundi akayira k'abagenzi akamikoro kiyegereza nka nijoro rero usanga hari abagenzi bari gutaha yegereza mikoro bavuye mu gasozi nyine batashye bagiye mu ngo zabo. kubwiye abantu ba nijoro sinzi niba bashije kubyumva hari amasaha nijoro usanga abo bantu ko bagenda ari abajura abicanye imbwa ibiki. ntabwo nzi nimba ari abajura cyangwa abicanye wabonye muri iryo joro? yego ariko abantu nyine baragendagendaga muri iryo shyamba. muri abo bantu babonye muri shamba nta muntu ugeze kuba wenda yagusatira ngo yakugira nawe cyangwa kubaza ngo urinde cyo warabona ukabihisha? banze sinzi nimba barambonaga ariko njye narababonaga. yego muri wowe mu gihe ubonye aba bantu bitewe rero n'ukuntu nari narihebye numvaga ntacyo byabaga bimbwiye tu baza bagakora icyo bishakiye. njye numvaga ubundi nshaka n'umuntu basi waza akanankuraho akanyicaho kugira ngo nyine ngume kuba buriya buzima. numvaga nayo nihaza muri make. yego wajya wambwiye ngo tugerageze tumushake kugira ngo ubashe kuba wamusobanurira byose basi kugira ngo akwemere usubire mu rugo. yego nabamufashije cyane kubona cyagenda amubeshe ngo ngiye kumuha ikiraka cya 5 akabona kuza abona aho rakeka namuhesha ngo iki kugira ngo aze ko mbizi neza ko ataza yumvise ko n'ubundi ari bitumuzanyemo. aya fasha ungeragereza nyine umuhamagare. njye naramuhamagaye phone yanze kuyitaba gusa agende kubona icyaba kizima n'abantu badukurikirana baraza ko wenda kutubwira muri comment kumushigikira kujya gurisha amasambu n'ibiki umuntu ufite gahunda yo kugurisha amasambu ejo yazagurisha n'iyo nzu musigaye mubamo uzahita mubigenza gute? amafaranga ugurisha mu isambu ni amafaranga mu ukwezi kumwe ejo bundi iyo sambu yakabagiriye neza kuri mwebwe n'imiryango yanyu yindi yabavuyemo kano kanya mugiye kuyitanga uko ahubwo ndi kubona wagerageza ubundi buryo umuganiriza ariko ntihabemo kugurisha cyangwa se ukara bundi buryo cyangwa se ubumwe cyangwa se ubundi waraba wenda ubuzima bugakomeza nta kintu kigurishwe ko ntago nyanshikira umuntu akaragurisha isambu cyangwa se ikintu cy'umujyana. nta kibazo nabyemera. imitungo yavuga amasambu yansabaga ko twagurisha turagurisha ariko njye nsubire mu rugo nyine nsubire mu nzu nyine yacu. ukumva byakomeye cyane ku buryo iyo ariyo solution byamfasha kuko aho ndi naho ntago norohewe. bamuza kunyeke bandaza kunyeke mbese nawe navuye nasire umukobwa ni inshuti yanjye nabwo ati cumbikira uno mwana arambwira ati nta kibazo none kucyo bari karakwidogera ntabimbwire ambwira ati hari ikibazo kinini kiwenda niba yifuza ko n'inzu ujye uyishura dushaka amafaranga tujye tumufasha mu kwishura inzu cyangwa se mu guhaha mu kugira ngo icyo kujya kiboneke ariko areke kugufata nabishana umwana mu windaza kumuhamagara ndamuvugisha ndamubaza numva so reka nimero wari wayimpaye yiwe kandi we nyifise umusaza wamuhamagara numve ujye ndi bumubeshe none ko nimero yiwe mfite cyangwa none uzajya kankomeze ndamuha rero gusa sinzi niba ndi bumutere ijuga akabona kuza wenda warakumva ngeragereza. uyu munsi se wabonye cyo kurya se base ra mukobwa yakugahuriye canke umuntu wese wabirya bikanamanuka uzi kurya ikintu bakigucyorera meze bite
yani wa mutipe umunyamakuru w'ige byabaye intambara cyaje dusanze ku ishyamba urabizi ko ari agatelefone kanjye wagiye ujyanye mamagaza ariko se niga urambaza kiko nakubwiye ko ugomba kumpa ibiceri byanjye ngo umuzigo wawe usanze narayisumbye wayisubara ko bitanu amaze kubikorera tayari ubu usanze umufoya narayisumbye man oya manda yizo yifise ahubwo reka ngure ahantu nsanga ndayafite mu ntoki ndayaguhe ibindi abura ahantu usanga bitwaye iki kazone kabisa nyaguhe bitanu byawe uri kurashaka ariko ndi kuva kuri rezo kabisa ndebe ko nakongera guhamagara ahantu hari akabari bitwa ngo nginganje Gikondo urakabona ndareba raboro mbabari ufata akamoto nako nta kibazo ndakishura uhansanje bayangahe nese sisenyisa akamoto kabukuzane ahantu waburo je ni nk'igihumbi ariko ni cyarenga sawa kabisa ute winjiramo hano haba hari biyare niho kwanza niho nicaye sawa nta kibazo mwana sister urumva nk'ubucuye mba nkora nemera kubesha abantu kugira ngo bashe gukorera ikikugo abantu ariko abantu ntidushima kano ejo bundi usanga hari abantu ufasha mu byumwe cyangwa ubundi kwemera ukabesha akariho abantu bakugirira nabi cyese batakwifuriza neza so ngerageje kumubesha ndakeka wabyumvise ikintu uri bumfasha namara kuhagera ndaba nkushize ku ruhande ndamwicekera namuganize mu gakeya kandi ndagenda guhamagara ati nguyu no kugira ngo wenda uze yamaze kujya muri modo yanjye twaganiriye ubona ko tumubwira ibyo ngibyo kuko wenda ashobora guhita abyemera ko yimubwira ko hari ntago kuza so kandi dukomeze tube tuganira tumutegereze turebe none se amashuri waje guhagarika rugeze mu makangara kugira ngo n'abakunzi bacu bavyumve sinangeze siniyatu siniyatu okay ndumva byari bigeze kure cyane ariko nivyo murambwira abantu ati kidashobotse no munsi tuzacika intege nduzihebe ngo twumve ko bitazashoboka sometime kirashoboka ebana birakunda kandi cyane ibyo utekereza ko bidakunda birakunda ntuzehebe rero ishuri uzarisubiramo ushobora kutiyigisha ariko hakaza umuntu ufite umutima wa kimuntu akakwishurira ameza akakwishura ibihembwe bitatu bikarangira amaze ni iki wabwira abantu wowe kano kanya ku giti cyawe ureba muri kamera wabwira kikuri ku mutima n'akajwi karekare kavuga cyane abantu ndabakunda cyane abantu nyine mbese muri rusange nagira mbabwira ko mbakunda mbifurije nyine amahoro y'Imana akomeza abane nabo kandi mbasaba imigisha ku Mana nk'iki wabwira umuntu yafise umutima kuvuga ati Imana ndamuze wanjye abe aniga haba cyangwa se umwana ndamwishurira ishure mucire naho kuba asure ku ishuri namubwira ko wongerejwe nanjye Imana nyine komeze mwagurire ibitekerezo muri we komeze nyine mwagurire ku gutekereza nyine ku bana b'imbabare nkatwe akaba yatekereza nyine kuba yatuvana kuri iyi mihanda akaba yatujyana mu ishuri so Imana umugisha ufite umutima w'urukundo ufite umutima wo gufasha nta kintu kimwe witangirira menye umuntu nyikorera nawe ashobora kuzagikorera umwana wawe n'undi muntu wanjye ndabona umutipe ari kumamagara hose niye karambeje ni yarari hano hafi aramagaye ngarahageze yarari hano hafi ndagasa yari hano hafi yambeshaga tipe bino mise komeza hano nyene kuri biare sawa yambeshaga yarari hano hafi none ikintu ugiye kunkorera wowe ugiye kuva hagurutse ko ntebe ugende we wihagarare Maria ku ruhande ugakeye wihishe kujya atakubona manzi ndamwicereke ndamushiye muri mode ngamuganirize nimara ko ndi muri mode yiwe nta kibazo nta mujinya nta kindi ahita nkwamagara ubwize mu kiganiro sawa yesigira kamikoro rero ugende uri hariya ku ruhande kunze wa Kigali 250 narabivuze ngo ikirenge ku muriro nta ukuraho nta n'umwanya wo kurondera umwanya ngomba gukora akazi nsabwa gukora ngomba gukora kugira ngo mbashe kubaho ibyo nafise nzabibona icyo nabashe kwifasha nizera ko mugenzi wanjye azakimufasha nanjye namufasha icyo mfashe bro bimeze gute se bimeze neza kwicara ku gatebe nakwinjiriye bro wanyinjiriye mwana ya musi se mani ko ari umubisi cyawusa ni ibisanzwe nicaye ngandi mo naganiriza abantu bacu bankuri rero nubwo nanjye
telefone byiza tunaganiriye kugira ngo abantu agaragaye hari ikintu aya nta byatanje wenda uraturiza rure fresh ntacyo bitwaye uza kongera akajwe bimeze gute se hera mu rugo ni fresh gato sitse wawe se basi waje kumugira impuhura mushakisha ahantu ari gucumbika mutana mu gaza kwa mu rugo kare meruka je mbasigana mani igihe cyaki igihe wanyimaga ibiceri byanyu cya uheruka kudusigana ikabisa sinzi niba waramukomezanyije twaje kumushakira umuntu umucumbikira ntabwo twakongera guhura mani ntabwo twakongera guhura nimba umuntu murabuye ati tugurishe iriya mizigo turebe ukuntu tubigenza akagigira nahise mukatira Monda ababyeyi barabasigiye muri babiri sorry ndi kumva ko kameze nabi ibaze kutuma muvugana nakoro ababyeyi basize muri babiri kuba wafata umanzo kuvuga ngo tugurishe ngo niba utevye ko tugurisha ngo shenyoko umva ibyo bintu ari sawa cyane nk'umuntu uri man baby je niba namubwatito akamikoro hafi mu kujya twashe ko kumva je nari ndi kuzikureba nari nimba umubebe bamubwati tubikurikirane tugurisha imizigo wacu badusigiye n'undi nta wundi muntu turi guharanira nayo gute satari kubyumva man ugomba kumukatira man akikomereza ese watekereza kuri nzugurisha iyo mizigo ayo mafaranga magurishimo kadashira amaze gushira wumva mwahitamo mubaho mu bubuze kidashira umuhungu n'ama etage aragwa nta kidashira ama etage aragwa man aragwa n'abanyirayo bazubatse urumva nabo bakazisiga zikagenda igihe kintu rero nakubwira warangwanyije ivurangiye yijyanye byari hame man wunguye mu rugo uranzanye nguje kuma job nsanze ari so ibintu wakoze giye kugirira nago nayibonye neza ariko kawaida nk'abantu tukirugwaruka tukirubyiruko nitwe abantu dukwiye kuvuga ngo reka dutegure iterambere ryacu dutegure iterambere ry'abazadukomokaho ntago ari twe turisenya kujya kugurisha sambu n'ibikintu gusenya iterambere ry'abazadukomokaho ntago ari kubyubaka bro sivyo izo nizo nama keshe ngira abantu kumungana nubwo nanjye nta kintu mfite na nicyo nagezeho ariko inshallah mba ndi wa muntu nteganya kuzakigeraho kuko mfite mind yaneze imbere mu gihe nabona ubumani nta mind ufite mind yo gutera imbere wapi nta mind ufite mniga nese bro wowe yubona nkuye mu rugo urumva bro man umuntu abayigomye ibintu byinshi giye kuba naragoye n'umwanya wanjye ngana kwitaba man nkaza kukureba akunda yisukanza n'ubuntu bw'ubusinici man so ariko ko nasa mu wafashe kandi nubwo mba nkubashye man ukemera ukaza nabyo ni igikorwa gikomeye cyane ntabwo nabinenga ceze ngo ndabisuzugura nabyo ni igikorwa gikomeye cyane ntabwo nsuzuguye so kuki ngo numvise amakuru ngo uriya mudada muravukana cyane sibyo urabyemera ndabyemera ariko ubu ngubu ntabwo tuvukana man nekareka kuki aguhamagara wumva igihe jyana imbere guhaguka ukamukupa man nimba umusista atemera kandi urabizi ntago wajya kugurisha imari bata ibyo bintu rero ni amaraso yawe pe ntukamukupe basi wakwiye gufata umwanya ukamwumva man uriya musista ikintu cyose yazanyumvisha urumva man yanesha abantu wumve ngo n'umuntu wari kutugurira ziriya mari nta nubwo akibirimo man yiguriye ahandi itongo isambu imari ni imari man yatanje man amafana arimo amafaranga man ugomba kuhubaho none umubebe araje umukiriya wamaze kubona yahise aje kwigurira ahandi yese ijye kwigurira ahandi man kandi nta n'undi muntu twabona amaduha ibiceri man ahantu se muri Kigali si ubwo wabura umukiriya w'ahantu umukuye hese aba Paul ntago ari Kigali man aha Paul kure man ni kure nawe rero kugira ngo bimushimishe neza aboneka ibyo yakoze atari byo nagenda yangare mwizo mwayo mashyamba man n'ubu namusanze cyawe ugenda umugira umugore n'imbebye nawe wishimye mugira umugore utumva ari byo washyize imbere man umugira umugore mva mu kirimo imyaka afise bro imyaka yo kuba yaba umugore ni muto yaracyari muto akeneye kurerwa akabasha kubona imyaka 18 arayujuje umusa nta 18 ni mike cyane nagari imyaka yo kurongorwa ni imyaka gutunga hayidi nagari ufitiye umurero nk'izo umuntu ushaka umurongoro uzamurongore man so basi karuka yaje abwira ati noneho ndabyemeye byose bishaka byose bari kugurisha kugira iki ufite uburenganzira akambwira ngo imyenda byemeye byose niba ari kugurisha gurisha ari iki ushaka ariko ntabwo bimwemerera wapi niyo yagira uti nta kintu namumarira kise reka yanteye umujinya man kubera ko umukiriya yamaze kugenda umukiriya amaze kugenda ndoga ibiceri byinshi aduhaga ifungo ryatanje ndetse twakora undi muntu ese ugereranyije umukeka arabaha nkangahe man reba urumva
imitungo y'iwacu yose mbese washaka kugurisha imitungo yose ntashaka kugurisha isambu yose tuvane mu nzira twiyimukiye twigendere Imana ese ko bari baramaze gupfa twari kuba tukiraho tumara iki buri wese tugabagabana buri wese akatize n'undi akatize ajye gushaka ukwiwe urabona ngo akuraza umudemu none uri mukuru uramukuriye turabizi urabona umuhaye amafaranga nguriya yakora iki usibye kuba wamwisha wamufasha kwiga ku muhanda mana agashinga akabotike mana nese miliyoni 20 baduhaga urumva amafaranga makeya icyo mbona uriya ni umukobwa wo kubwira ati ngo ino genda ubaha ngaha wenda guteka yabishobora kuryama bishobora no kwiga ko mbese nibuka akantu usoje kumenya mu kanya ngo barapfuye kuki ababyeyi bishe bakibazima ko umukobwa yatubwiye ko bahari ariko bagiye buri wese yagiye mani iyo umuntu urumva akukwamye akagukatira umufata nkaho adahari mani niyo mpamvu njye mbivuze uko nguko uvuze ngo barapfuye reka ubwo barapfuye mani iyo umuntu nyine akuretse akagenda nawe ukanamuburira irengero ese uwo muntu ubuze wamubarisa niyo mpamvu ugomba kuvuga uko nguko mani ese mu nzu mwabaga nk'ubu ngubu uri hari n'intebe isigayemo cese n'iki umaze kwirukana se cyaba byose suba bitanze imizigo ugomba gusumba wenda itanyuze mu gusinyirwa ugomba kuyigurisha mani umuzigo utimukanwa nako umuzigo wimukanwa wenda uwo nguba wemewe wenda ntabwo yavuga ariko ngagomba kuwusinyaho kugira ngo bawugure ubu nta n'intebe zisigaye mu nzu urumva narana agacupa se mani cyangwa iki ndikumva bitoroshe kameramani wambwira uriya muntu akaza ikintu umubwira hari umuntu rero turi kumwe aha ngaha sembeze uburyo bubyakire ahubwo mu ibiceri byanjye mani nikomereze urimo uraninze mani bafite gahunda nyinshi reka mba nataye akazi mani niye gahunda uvise mu buzima busanzwe ukora iki bafite gahunda nyinshi mba napanze n'abapampe bari ngomba kurabira kameramani wambwira uriya muntu aze hano ukora iki se muri ako kazi umbwiye aya ntabwo ushaka umuntu n'uyu nguyu nari ndiko ndabwira kameramani bite ase bro ase kuki ushaka kunyinjira mu buzima bwanjye mani kuki wanga sister wawe bro mani kuki ushaka kunyinjira mu buzima bwanjye oya tujye tubibaza neza ndagukunda ariko uranya muri kifizo basi nsohoza njye nari mukumbuye ukumbura njye ntabwo mukumbuye washe kuvuga cyane kuko wajyanye kujyazwa mani kuki ubura neza mani no musitsa mani njye nakubwiye ngo njye shaka ibiceri byanjye ntabwo nshaka urumva kwirirwa njye mbabari kuki wanga sister wawe bro simura narabyemeye ya mitungo tugende tuyigurisha ariko nsubire mu rugo ubwo wambabariye ubu se ubu wagenda ukazana umuntu uduha miliyoni 20 nese ko ariko nabikwemerera byose njye nabikwemereye basi njye nabikwemereye ni wowe n'abasanganye genda umugire umugore mani njye ntacyo nakongera kuvugana nawe ndamukatiye mani ntacyo twakongera guhura basi mbabarire nyumva uyu bwa mbere n'ubwa basi nyumva reka nese si urashaka kwemerera ibyo washakaga bro pesi ibiceri byanjye nigendere mani nese telefone yanjye mani pesi ibiceri byanjye nabigoye gumana iyi fone se mani batari kumana igihumbi mani ndabimanye no kwisoko sister basi mbabarire pesi ibiceri byanjye mani gumane n'ibitembo mani ntacyo twakongera kuvugana mani ushaka kubikora kugira ngo uba amafaranga uraza kubona mwana ariko wumviriza umwana niba muvukana kuko niba aramusaba njye nabyemere njye ndamusaba imbabazi kubw'amakosa wenda namukoreye yose ariko mbabarire nsubire mu rugo nanga imbwa ngahura nazo mani kanya umuntu muvukana ugiye kumwita oya ni wembwa mani ngiye buri gihe uhura uneza satani mani ngiye buri gihe unkura mu rugo mani nkagira ngo n'izindi system ugiye kunkoresha nimwebwe kabisa nimwebwe ariko yihigira sibyo ndabyumva ariko je ntacyo namumarira basi junuka abandi bareke uyu nguyu uramurenganya arazura basi no count ariko ngenda gusaba imbabazi ubwiza ukuri imbere y'abantu kameramani ego razo dufashe twinye ngo no mujamana yongeye imbere y'abantu imana nge ntabwo mfukana nawe ngenda ushaka kujya kuri mikoro twumvije muvuze ngo ntabwo ndakubwiye ngo nge ntabwo suranyakanya nge ndakubwiye ngo ntabwo mvukana nawe ngenda ushaka undi muntu muvukana nge ndabikubwiye ntabwo muvukana nge ntabwo mvukana nge yambujije ibiceri wumva nimere neza nawe niturije meze nk'abandi bakiri buzima cyangwa wirira yonga mwana urashaka kanyira mwakanye umuntu ngo ntabwo muvukana nawe ukeneye ko komeza kuba muri rigori nakubwiye ngo nge yatumye ndwara n'igihaha sister
bro bari barimo bamifungo ryatanje miliyoni 20 man kigoge kikaza kizana ubusiniri bro na buriya ikintu cya mbere ubu mba nimereye neza man amaraso nago kwitwara uko kwihangana imana ihangana kare ndakubwiye ngo nago no mu baby ngiye none unamubwisha ukuri nago mvukana nawe nta nubwo muzi none urumva ucyako bigenda gute kenda mwiki wiki se giye ngo for gupfuye urumva ko ikomerese mana nta kintu twakongera guhuza man fata ibyawe man nese uragiye man bro base umva nyine man nese wese ugenda uko nguko man isi yarahindutse walaje isi yarahindutse kuko none se sister rero nta kintu cyo gukorera na kimwe kinini bagisigaye mu jama none itabi ryaramwishi bazi ko yifata akabwira umuntu ngo ntago mvukana nawe kandi muri babiri imana ababyeyi barabasije muri babiri kabisa ihanganura cyekurira biraza gukemuka kamera ma ibintu none turabikora hiki iherezo rizabirihe ababyeyi baradusize gusumba barere nihongere sazangera nyitakanye mbora nihongere kujya mwari ya shamba pe mbona hongere kujya ndabigenza gute niyahure bigira inzira mfe oya kwiyahura icyo gyo ni ikosa gata nuragiye n'umuntu uzakubesha ngo utekereze ibitekerezo bikwiyahura nta kindi kintu nakora ahubwo wishyene cye n'ubundi ntabwo nakunda bagira inama zo kugurisha ahubwo numva ko hari undi buryo kuri umuganirize kaba yakore kugataha mutagurishije uracyari umwana muto cyane ntabwo muraba kugurisha amasambu ntabwo nabyemera umfashe nusubire ihangane sister ihangane ndabizi birababaza cyane wowe wirira ihangane kuko icyo nshaka ntusubire mwari ya shamba utazaribwayo n'ibisimba ikindi nacyo ibyo bitekerezo byo kwihara ntongeye kubitekereza uracyari muto Imana irakubona bizagenda neza ntuzabura umuntu abwiye ati ngwino wibere iwanjye ngwishurire ishure cyangwa se reka ngukodeshereza ahantu ho kuba ubashe kubaho mu buzima bwawe ngwishurire n'ishuri basi Imana ninyumve pe nimba ari umugira neza ubona nk'uyu bufasha jewe ikintu abona yamfasha ndamusabye ncyamfasha ikintu ugende bukore ku giti cyanye naye nta kintu ndiho ariko gende yemera nzajye gucumbika amajama banje base nkuha ahantu mba ubu habaye je nicyo ngiye gukora kugira ngo ujye mwari ya shamba abajama nye oya ndikubwira ngo giye ubwanje ndava muri ghetto mbamo ngende gucumbika yo giti cyanye mu bajama je nkuhe ahantu ndiko ndabo sibyo ahantu mbanda haguhabe kugira ngo wenda abandi bazagufasha cyane Imana izaguha jewe kuri ko nta kiri nakora nago ibintu byaba no kundi muntu cese byaba no kuri ngewe nako byaranambaye nibirenze bihangana nyine gusa nkwemereye se kuri bubona aho kuryama urahabona nibidakunda gende emera ngende nshaka abajama bancumbikire genda guha ahantu usanzwe mba haba ari huba Imana nibikora ukabona hawe uhaze ariko wirira kandi numva ari nihongere gusubira mwari ya shamba sibyo ikindi nacyo nihongere gutekereza itekerezo cyo kwiyahura sibyo bakunzi bacu ndabona ibi bintu rero isi yarahindutse niba hageze yaho umuvandimwe wawe muva mu nda imwe akubwira ngo ntabwo ndakuzi ntabwo nkuzi ibyo bintu ntabwo ihangane njye ihanagure byanga byakunda ibintu byose bigomba kugenda neza reka nongere ndamuhamagare basi ujya nanyemerera akambwira hano se mwari mutira agana hehe Kicukiro agana he ase bro mwana aba nk'uburyo ubusize ubufashe ukihakana sister wawe ngo ntago muvukana kubera ikintu cy'amafaranga ntago uzika amafaranga mwana agenda gahe ubu ngo kugira ngo ko yanze gurisha amasambu ngo yisenye n'umureka ngo ajye kuba mu muhanda muri rigori ngo amafaranga yaguze n'umwana w'Imana Yesu nese ubu ngubu urumva wongutse iki ese urumva ibyo bisambu ubundi yabikurekeye byakumarira iki mu gihe umuvukanye wawe kuramufata ngo kandi we wenyine ufite umuvukane none se barabaniga bishe Yesu kuki batamuretse ngo ngaze yitangira imbaga y'abantu kwisi sisi hangane rero umuntu umwe mane muri urubyiruko ntago mukwiye byari ibiceri 30 nongeraho miliyoni mane umva miliyoni mane so wasukamaro kikondo yose mane byari ibiceri 30 mane muri bato bane mugo muri abo gukenera kubaho muri ubwo buzima zita ubu ngubu ugiye ukuntu mbona biri bugende sivyo ihangane sivyo yaba bikunda giye wandangira muhiri wanyu nkajyayo
sibyo nta gihe cyose tukajyana n'abayobozi akaba bakujyana mu rugo basi niba ari karanga ko mukomeza kubana basi wenda abe yaguha bimwe mu bintu mukoresha mu nzu iwanyu basi nibwo niwabona n'ahantu ho kuba umenye basi kurabona n'isafuriya yo gutekamo cese n'iki basi akaguha nk'ibintu nk'ibyo ngibyo wambwiye ko hazi nikaze nk'iki kintu tugiye gukora nyine ngiye kuhashakisha tugereyo mu rugo kamerama wasoreza ikiganiro ahangaha kugira ngo dukore ibishoboka byose umwana w'umukobwa ataza kwiyahura cyangwa se ngo abe yasubira mu ririya shamba tumufashe hakiri kare amasaha ataragera kure cyane